wambika ko twamurangije mani ntabwo uzi ko twamusize. Ibi ntabwo byemewe. Jewe ni ukuvuga ngo bwa mbere haguruka ugende mu mwanya. Umukundwa umukobwa byagenze bitera umuku karabe mama uko narinaniwe. Kumana nese niko byagenze bite ko waje ukigira mu buriri ntusubire mu kazi. Oya nta kibazo. Nta kibazo. Eko baba rero urimo kumbeshya nikuye ko wajya guza najyaga mbona wita ku kazi kawe none dore waje uriryamira ibitotsi nibabya niko wakunde se murara mu kazi ibitotsi bikaba byaguheranye. None nibyo byabayeho nta kibazo gikomeye nagize ariko nakubera akazi kenshi. Urambeshya mwana wo mbwiza ukuri umenye yuko nta wundi muntu wundi uganyira ufite hano urumva mbwiza ukuri ntumbeshye. Ko bamugane akuma murabizi nani cyo buriya muriye kuguhisha ntacyo nyine ukabimenye kandi umuntu nabibwira kandi mbwira ndakumva uje nyitaho nkabibona naje kugira ikibazo. Ikiza mwana wanjye ndaje gukunda ariko njye ntabwo ndakundwa. Icyo kibazo nagize Rwaje ukabimba kakanya nibyo byambayeho. Ufite ikibazo gikomeye rwose byamujije amahoro. Rero mwana wanjye niba narakubwiye kugira umusore wakunda ntabwo ari ibintu byihuta ntabwo ari ibintu bihutiraho nta nubwo umuntu abihatiriza. Umuntu agenda bijyana gahoro natwe niko byagiye bitubaho cyane cyane niba ari we byahereyeho urumva ukumva wakunze umusore akaba ari we byahereyeho nyine ugenda umwereka uko umukunda buhoro bikazagera mu gahuza urumva ntibizagira umutima ngo biguhangayikishe nta byacitse mu rukundo igibaho urumva tukazagera byacitse mu rukundo. Numvise neza nkameze neza umva rwose birimo no kundusha imbaraga. Oya nta nubwo ari mu gihe kirekire cyane. Oya ihangane ibintu by'urukundo bitwara gahoro twumvikanye. Uburyo uzajya umwereka ko umukunda umwereka udukorwa twiza azagera aho ageza hanyuma uzajya kubona ubone murahuje ibintu birakunze wumvishe neza. Azankunda se buriya mama ibyo mubwiye ni ibyo. Urakoze cyane reka ngire icyo mbikoraho ubundi Imana imfashe ubundi nzamukwereka se wamunsabye cya gihe. Mama nta kibazo reka ngerageze nsubire no mu kazi ndebe bishobore. Nahangayitse mwana wa ngaho ugira ujye mu kazi ese mugererwa koko. Mama urakoze kungira inama. Oya nibyo. Jackson ndifuza kandi nshaka kumenya byimbitse ufite ababyeyi? Ikibazo rero umuntu akimbajije banza guhinduka mu mubiri ho gatoya ariko nta kibazo. Ubundi muri rusange nta babyeyi mfite, ababyeyi bose nta n'umwe uriho, bose barapfuye nuko nisanze nyine tubona ndi kumwe na mushiki wanjye batubyaye ubwo ngubwo turi babiri natwe tubana mu rugo n'akandi kana nyine nuko byagenze. Ibyo byose ntabwo mbikubajije ngira ngo ese no gukomeretsa ahubwo icyo nashakaga kumenya
ariko ndumva bigoye icyo gukora aka kanya nimba ntabagoye nk'amakanira rwaye ni 07 yego cyangwa reka mbafashe nawe maje gutora akabaraga reka nta kibazo ntacyo bitwaye ubwo nyine ndagira ngo ubwo urayishyiraho nanjye ndanigaga none se mwamenye izina ryanjye wenda mwahisomye ahantu none se mwebwe mwitwa bande njye mu by'ukuri nitwa muganga murakoze cyane na none ndacyabashimira namwe rero murakoze cyihutirwa n'aka kanimero ibindi byose tuzatujyana kubiganira icy'ingenzi nkomeze kubabwira rwose ndabashimira byimazeyo rwose n'Imana ibyumve ko mbashimiye uburyo mwamfashije kuri buri kimwe mwakoze uko mushoboye mungarura mu buzima rwose ntacyo nabona mbaha Imana yonyine ariyo izabibampera murakoze cyane gushimira nibyo nabashimiye rwose murakoze cyane saa nyine uko hari akantu nari nibagiwe ubundi ukora iki ufite akazi ariko se nkubaza inshuti yanjye ko ndeba ntawe mbona hano yagiye he ntawe hari ibintu awugiyemo hari dosiye awugiyemo muri iyi minsi ariko araza kubona umwanya araza kuboneka umuntu utaraje no kunsura byibura n'ibyo bintu yari arimo ariko nyine yaragutekerezaga ariko byiza icy'ingenzi ni uko yagutumye nta kibazo kandi mwarakoze n'ubwo wenda bitari byifashe neza ariko nta kibazo twakoze uko dushoboye ariko nyine hari akantu nshaka kukubaza hagati se ka ntabwo nasobanukiwe cyagenza kukureba uriya mukobwa ntabwo byari neza nabonaga ntazi ubundi ni igiki kuri wowe ibintu nk'ibyo uriya rero nanjye niko namubonye yambwiye ngo niba ntoraguye ngajyana hariya ubwo nanjye muri rusange sindasobanukirwa ibye se bibaho birashoboka ko umwawe wawe utarasobanukirwa ibye kandi mumaranye iminsi erega ndakeka muri iyi minsi ari we wari ukuriwe muraho makuru Jackson muraho namahoro ndakubona nimwicare murakoze cyane dusuye muratwibutse turabibutse ntabwo mwakwibagirwa abana birumvikana amakuru ni nziza turaho nubwo bitari sawa cyane ariko turaho pe ndakubona aha wabaye iki hano se warakize ko uri kubakoraho cyane wabaye iki nsobanurira ntabwo uko ubibona maze iminsi ntari na hano ahubwo sinzi impamvu utabimenye kuki mutamenyesheje ni ibintu byantunguye ariko nitaweho ku buryo buhagije pe urabyumva nanjye nisanze ahantu hatari iwacu nk'uko nabikubwira ko niba ari kwa muganga ngo niba ari kireniya nuko ariko ubu kireniya yazaga nimugoroba urumva hari n'undi wanyitagaho ku manywa wumva bari abaganga babiri ariko bamfashe neza rwose nta kibazo niyo mpamvu hari n'irimba n'abarozi by'ukuri ni ubushobozi ngiye mfite
urabona byumvira nta kintu ari kugufasha muri ubwo burwayi bwawe. ni ukuvuga ngo nari kukuvugisha wenda hari umuntu ntumye hari nta muntu wangeragaho we nawe ukagakobwa umukobwa nawe uva mu rugo aha nawe yahageze rimwe numva nta nubwo byabaye ngombwa ko hari abandi bantu baza kunsura kuko nari meze neza pe ikibazo nanone cyabayemo kubona amayinite kugira ngo muvugishe nabyo byari ikibazo ntabwo ari ahantu hafi y'isantere mbese nabuze uwo ntuma nsa jyenyine ibisobanuro byawe byumvise ariko wirengagije umuryango wari kukwitaho kurenza abo bantu bose wambwiraga. Takabaye byiza umuntu yibutse umuryango wamugane ariko ni ibintu byadenzeho ariko ibyiza nuko bitazongera umuryango niwe wa mbere. Tugomba gushyigikirana nkamenya icyakubayeho yewe rega nawe umaze gukura nawe wamenya icyambayeho ukamba hafi. Ibyo bintu nibyo cyane rwose ntabwo byakongera ko wenda n'ibyabaye ntibizanasubira kuko ni ibintu byatunguranye cyane. Imana ishimwe kuko ukiri muzima nanjye nkaba ngusanze. mvuye kure nkurikije ukuntu bambwiye. Nubwo wananutse ariko si cyane ndakeka nta kibazo Imana ishimwe ku bw'ibyo. Mwanyitaho cyane. Reka ngende nzagaruka mfite umwanya uhagije wenda nawe ko hari n'ikintu nakuzanira cyakondora ukagarura ubuyanja. Numvaga no kunsura ariko ntacyo bitwaye. Murakoze cyane. Nta kibazo rwose. Ntabyo yamenye gute se mushiki wanjye yabimenye byo bimubwiye ntacyo ariko yemba numva ari sawa mani twakoze ibiti tu nta mutipe rwose yagombaga kugira